mbwira abadukurikiye yuko uko imyaka igenda iza ko tugenda dusatira iherezo ry'isi. Ikindi niko tugenda twinjira mu bihe bibi, ibihe bigoye, ibihe bikomeye bisaba ko dufite ubutumwa bukomeye Imana duhaye muri uno mwaka dushaka kubagezaho ku bantu bose bamaze kumva ubutumwa bwiza bakamenya amadini ikibazo afite. Harimo benshi bamaze kugenda basa nkaho bahunga ayo madini, bafite ubutumwa Imana yaduhaye, ndetse n'abandi babasha kumva cyangwa batajyaga bumva neza. Nuko uyu mwaka ni umwaka ukomeye bisaba ko twinjira mu bihe byo dufata ibihe birebire byo kwiriza ubusa, kuko hagiye kuba ikintu cyitwa. Niyo mpamvu dukangurira itoro ryose kuba maso cyane kugira ngo bige ibyanditswe byera, basome ijambo ry'Imana ku rwego rukomeye, bafata ibihe byo kwiriza ubusa, ko ibihe turi kwinjiramo ni ibihe bikomeye cyane, aho abantu bagiye gutangira kuzira ubukristo. Amadini rero yavanze ibya Kaisari n'iby'Imana, icyo kibazo cyabayeho. Kandi Yesu yaravuze ngo mu bihe Kaisari n'iby'Imana mu bihe Imana. Mwene magambo, niba tugeze mu rwego rw'uko Kaisari agira ibyo adusaba gukora, tugomba kubishyira mu bikorwa, ariko tutazanye iby'Imana ngo tubivange muri ibyo ngibyo. Niba tugeze mu by'Imana, ntabwo dukwiye gufata ibya Kaisari ngo tubivange n'iby'Imana. Oya, by'Imana bigomba kuba ari ibintu biri karite, bitagikira ikintu kibivangamo. Ibya Kaisari rero impamvu tugomba kubikora nuko Bibiliya ivuga yuko tugomba kumvira abatuyobora. Kubumvira rero ntibisobanuye ko bazana ibintu binyuranye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Dukwiriye kubikora natwe tukabigenderamo. Igihe cyose umukristo witwa umukristo ataremera kwakira muri we kuba yatotezwa azira ubukristo cyangwa azira izina rya Yesu, icyo nicyo kigaragaza umukristo wa nyawe. Mu gihe uyu muntu atarabyakira, ibyo leta z'isi zatuzanamo nubwo byaba bishobora gutuma dutandukana n'Imana cyangwa se bikaza biviyora ijambo ry'Imana rituyoboye, uwo muntu azabigenderamo, kuko Imana yatubwiye yuko hagiye kuba hitotezwa kuri abo bantu bazira ubukristo. Kandi Imana yongera kutubwira ko igiye kubasukaho ikintu cyitwa imbaraga. Hari imbaraga Imana igiye gusuka kuri abo bantu, hari umwuka wera, hari impano, kuko nibo bagiye gukora umurimo ukomeye muri iki gihe cya none kugira ngo Yesu agaruke. Turashaka gusenga kuko Imana igiye gutanga ububyutse, igiye gusuka umwuka wera, igiye gusuka imbaraga kuri abo bantu, hanyuma nibo bagiye kuvuga ubutumwa. Bitume hari n'abandi benshi bari mu madini. Izina Yesu mu Giheburayo ryitwa Yehoshua cyangwa se Yehoshua. Ntabwo rero byahindutse, ahubwo ni ururimi. Mu Kinyarwanda ni Yesu, mu Cyongereza ni Jesus, mu Gifaransa ni Jésus. Ko rero nta cyahindutse, ahubwo ni ukubera ururimi. Iri zina ryitwa Yesu turarizi, twararyizeye, tuzi aho ryadukuye. Iri zina nabonye aho ndikoresha, umuntu urimo abadayimoni w'umusazi narikoresha gusa ndivuze, umusazi agakira, abademoni bakamuva. Twabonye ububasha bw'iri zina rero. Iri zina nabonye aho ngera ku muntu urwaye kanseri, narivuga agakira kanseri. Iri zina ryitwa Yesu nabonye aho umuntu yuzuye abadayimoni ari nyina wabamuterereje ngo amwice. Abadayimoni tuvuze ngo mu izina rya Yesu, abadayimoni barataka bati reka twigendere, ko nyina yaratwohereje kugira ngo tumwice aduhe inyama ze tuzirye. Ibi nabihagazeho kandi ari jyewe Imana iri gukoresha. Rero umuntu uza gupfobya izina ryitwa Yesu ngo ntabwo ari ryo ryanyari, hoye turarizi, twararibonye. Hari bari Yesu Yusito, akaba na Yesu Kristo. Yesu Kristo rero niwe tuzi ko ari umucunguzi w'abari mu isi, niwe Mesiya, niwe wasizwe. Abandi ntibasizwe. Yasizwe nande se? Yasizwe na Data wa twese. Nubwo abandi bitwa Yesu, ariko ntabwo bitwa ko basizwe. Yesu Kristo rero niwe mucunguzi, niwe mukiza w'abari mu isi. Mu isi turababona benshi bitwa ba Yesu, n'abandi ntibashaka bitwa ayo mazina, ariko ntawe uzigera aboneka mu isi witwa Mesiya, witwa Kristo. Ba Yesu bazaboneka bitwa ayo mazina, nawe umwana wawe nushaka uzamwite Yesu, ariko Yesu Kristo Mesiya wasizwe ni umwe gusa, ni uwera wavuye mu ijuru, yambara kamera k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, apfa urupfu rwo ku musaraba. Uwo niwe wenyine mukiza w'abari mu isi. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turimba ushimwe mwami. Ndagusuhuje inshuti mukundwa kandi mwene data ubana natwe ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Ndifuriza amahoro y'Imana buri wese ufata umwanya agakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV. Turasuhuza abantu mwese muri mu karere kacu k'ibiyaga bigari, mwese mugubwe neza, abanyarwanda mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abandi babasha kurwumva batarabi iwacu mu Rwanda ariko bafite indimi zishamikiye kuri rw'Ikinyarwanda. Mwese mukaba mubasha gukurikira ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha, kandi turasaba kugira ngo mudufashe kwamaza ubutumwa bwiza, musharinga ku nshuti zanyu, ku bavandimwe, kugira ngo dukomeze kwihutisha ubutumwa bwiza, twitegure umwami wacu Yesu Kristo ugiye kugaruka.
turasuhuza rero abandi mwese muri mu bihugu bitandukanye bya Afrika, tukambuka hakurya y'amazi magari muri Aziya. Mwese mudukurikira turababona benshi, abari mu Burayi, abari muri Amerika ndetse n'abari muri Australia. Mwese mugubwe neza kandi Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye missionary Jalik ikingeneye. Turashimira Imana kubw'uyu munsi duhaye, mbwira abadukurikiye yuko uko imyaka igenda iza ko tugenda dusatira iherezo ry'isi. Ikindi niko tugenda twinjira mu bihe bibi, ibihe bigoye, ibihe bikomeye bisaba ko buri muntu wese wamenye Kristo arushaho kumwegera, arushaho kubana n'Imana, arushaho gufata ibihe byo gusenga, arushaho kwiga ijambo ry'Imana, kubera ko nashaka kubabwira ko mbafitiye ubutumwa bukomeye. Murabizi ko AYALONI TV cyane content yacu nuko tugaragaza ikinyoma kiri mu madini, tukerekana ko idini atari umugambi w'Imana. Ntabwo idini ryashinzwe n'Imana. Yesu aje mu isi ntabwo yigeze ashinga amadini. Intumwa ze yazibwiye kugenda zikagera ku mpera y'isi. Ntabwo yigeze ababwira ngo mugende mwubaka amazu, nimurangiza muyite isengero, nimurangiza mwite n'amazina ayo mazu, cyangwa se mwebwe mwite amazina yandi. Icyo Bibiri twereka nuko itwereka ko turi aba Kristo. Abantu bose bari bose ku isi bamaze kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza ni aba Kristo, nta yandi mazina. Aya mazina rero yashinzwe n'ama association yagiye ashingwa y'abantu bakabyitira iyobokamana, nkuko twumva ngo ADPR, Restoration Church, Zion Temple Church, Healing Center Church, Baptist Church, Catholic Church n'ibindi. Urumva na association abantu bishize hamwe biyita amazina, ariko itorero rya Kristo mu isi ni rimwe kandi ryitwa aba Kristo. Kubw'iyo mpamvu rero twese tuvuka ku ntumwa. Intumwa za Yesu nizo zabyaye itorero mu isi. Yesu yasize intumwa ze, intumwa zirakomeza ziragenda. Nkuko iyo dusomye ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 18 wa 19, Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanguka atarabise, kandi nkuko wanumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Arongera ku murongo wa 19 aravuga ngo sinsabira ababonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Urumva ko Yesu yasigiye itorero cyangwa se intumwa kugenda bakavuga ubutumwa bwiza, hanyuma abazizera iby'intumwa zivuze nabo bakagirwa cyangwa se bagashyirwa bakabarwa mu muryango w'itorero rya Kristo cyangwa umuryango w'abana b'Imana. Rero content ya AYALONI ni ukwerekana amadini mu isi ikibazo yazanye cyo guconfusinga abantu bayoborwa n'igitabo cyitwa Bibiliya, bigatuma abantu babaho batemerana, badakundana. Bamwe bavuga ngo nitwe turi mu murongo ujya mu ijuru, abandi bati mwebwe murarimbuka nitwe tujya mu ijuru. Byose byaturutse kuri aya makominote y'abantu yagiye ashingwa, bigatuma haba confusion, kandi twese dukoresha igitabo cyitwa Bibiliya. So rero dufite ubutumwa bukomeye Imana duhaye muri uno mwaka dushaka kubagezaho ku bantu bose bamaze kumva ubutumwa bwiza, bakamenya amadini ikibazo afite. Harimo benshi bamaze kugenda basa nkaho bahunga ayo madini. Bafite ubutumwa Imana yaduhaye, ndetse n'abandi babasha kumva cyangwa batajyaga bumva neza. Nuko uyu mwaka ni umwaka ukomeye, bisaba ko twinjira mu bihe byo dufata ibihe birebire byo kwiriza ubusa, kuko hagiye kuba ikintu cyitwa gutotezwa kw'abantu bari gusohoka muri Babuloni. Iyo tuvuze Babuloni twarabisobanuye ko ari amadini. Gutotezwa kugiye kuza, kandi abo nibo torero rya Kristo. Iyo tuvuga gutya ntabwo dushatse kwerekana ko abari mu madini bo badashobora kubonekamo, ariko mu gihe bakiyoborwa n'inyigisho n'imyizerere y'amadini, kuko amadini yamaze kwifatanya na leta z'isi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, amadini aragendera ku mabwiriza yose ahawe na leta ziri hano mu isi, kandi leta z'isi ubwo twagiye tutambutse ubutumwa bwiza twabonye ko zimaze kwifatanya n'iyi miryango iri hano mu isi. Harimo izwi n'itazwi, ariko yose akaba ari imiryango ikorana na Satani mu buryo bw'ibanga. Amabwiriza yose atangwa muri za leta aba yaturutse mu muryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye amabwiriza uha za leta uba wayahawe n'iriya miryango. Harimo umuryango wa Freemason, harimo Illuminati,
harimo abajesuiti n'indi miryango ihari myinshi ikora ibintu bifatika, ariko ikaba ifite uburyo ikora Satani mu ibanga. Amabwiriza rero baratanga, umuryango w'abibumbye ukabisensibiliza mu bayobozi b'ibihugu, abayobozi b'ibihugu bakabisensibiliza mu baturage. Abaturage bose rero, yaba bari mu madini yaba abatari mu madini, bose ni abaturage b'ibihugu. Kubw'iyo mpamvu bagomba gushyira mu bikorwa ibyo leta yabasabye. Ni byiza, harimo ibiza bigirira abantu umumaro mu buryo bw'umubiri, ariko harimo n'ibishobora kwangiza ubugingo bw'abantu. Kubw'iyo mpamvu, ni mpamvu dukangurira itorero ryose kuba maso cyane, kugira ngo bige ibyanditswe byera, basome ijambo ry'Imana ku rwego rukomeye, bafate ibihe byo kwiriza ubusa, ko ibihe turi kwinjiramo ni ibihe bikomeye cyane, aho abantu bagiye gutangira kuzira ubukristo. Kuva kera tubona ko amadini yagiye agira uruhare mu kurwanya itorero rya Kristo. Bitewe n'iki? Kubera ubuyobe bwazaga mu madini, abantu babubona ko basobanukiwe ukuri bagasohokamo, bigatuma babayobozi b'amadini na bamwe mu bayoboke babo batoteza babandi bayasohotsemo. Abo rero basohoka, barasohoza icyo Bibiliya ivuga mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4, havuga ngo bwoko bwanjye nimuyisohokemo, nimusohoke muri Babuloni. Babuloni rero ni urudubi rw'amadini yose ari mu isi, hakaba hivanzemo na politike y'ubutegetsi bwo mu isi. Mbega ni urudubi rw'imyizerere irebana n'iyobokamana, ndetse hakiyongeramo na politike y'ubutegetsi. Mbega byahuriye hamwe, nkuko twabisobanuye ko Babuloni yo kwa Nebukadinezari ya kera yari leta ikomatanirije idini na politike, ikagira isengero nini n'intoya zirenga 1000. Ubwo rero Babuloni ni inyigisho z'iyobokamana zifatanyije n'imyumvire cyangwa se na politike z'ubutegetsi bwo mu isi. Kandi Yesu yaravuze ngo bya Kaisari mube Kaisari, n'iby'Imana mu Imana. Niba avuze gutyo, ntago avuze ngo tubivange. Amadini rero yavanze bya Kaisari n'iby'Imana, icyo kibazo cyabayeho. Kandi Yesu yaravuze ngo mubihe Kaisari n'iby'Imana mu Imana. Mwene magambo, niba tugeze mu rwego rw'uko Kaisari agira ibyo adusaba gukora, tugomba kubishyira mu bikorwa, ariko tutazanye iby'Imana ngo tubivange muri ibyo ngibyo. Icya kabiri, niba tugeze mu by'Imana, ntabwo dukwiye gufata ibya Kaisari ngo tubivange n'iby'Imana. Oya, by'Imana bigomba kuba ari ibintu biri karite, bitagira ikindi kintu kibivangamo. N'ibya Kaisari bigomba kuba ari ibintu bye biri kantite, tutagira ibindi bintu tuvangamo by'Imana. Ariko rero amadini yose uko ari gukora, amadini yavanze bya Kaisari n'iby'Imana. Ibya Kaisari rero impamvu tugomba kubikora nuko Bibiliya ivuga yuko tugomba kumvira abatuyobora. Kubumvira rero ntibisobanuye ko bazana ibintu binyuranye n'ikijambo ry'Imana rivuga dukwiriye kubikora natwe tukabigenderamo. Itorero rya Kristo mu isi rihora ricunganwa, riyoborwa n'ijambo ry'Imana, noneho rigafata ibiri kuza mu isi rikabikompara n'ijambo ry'Imana. Iyo risanze bidahuza n'ijambo ry'Imana, bishobora gutuma ryiyanduza, itorero ribyigizayo, rirabyanga, kugeza ubwo rishobora no kuba ryazira ibyo. Kuko Yesu yaravuze muri Matayo 5:14, yaravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabarenganya, bakabatuka, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Igihe cyose umukristo witwa umukristo ataremera kwakira muri we kuba yatotezwa azira ubukristo cyangwa azira izina rya Yesu. Gutotezwa rero biri mu buryo bwinshi, harimo kuba wavugwa, abantu miryango ikagucikaho, inshuti zikakuvaho, harimo kuba wanafungwa, harimo no kuba wakwimwa uburenganzira bwose, akazi kakirukanwamo, gucuruzwa bigahagarara, niba wacuruzaga imirimo yose wakoraga bakayikwambura, abana bawe bakaba batakwiga, n'ibindi. Ibyo byose no gutotezwa. Ariko Yesu yaravuze ngo muzanezerwe, muzishime, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Itorero rero igihe cyose umukristo agomba kuba yiteguye kuba yazira ubukristo, kuba yazira izina rya Yesu. Icyo nicyo kigaragaza umukristo wa nyawe. Mu gihe uyu muntu atarabyakira, ibyo leta z'isi zatuzanamo nubwo byaba bishobora gutuma dutandukana n'Imana cyangwa se bikaza biviyora ijambo ry'Imana rituyoboye, uwo muntu azabigenderamo kandi ashobora gushaka n'imirongo muri Bibiliya yifashisha. Rero tubafitiye ubutumwa, kuko turashaka gushyiraho amasengesho Imana yatubwiye ku bantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, bamaze kumenya
ikinyoma n'ubwesikoro n'uburyarya bwa satani buri mu madini, bamwe bakagenda biyomoramo, akaba ari n'abandi bajyaga batwumva, kuko Imana yatubwiye yuko hagiye kubaho itotezwa kuri abo bantu bazira ubukristo. Kandi Imana yongera kutubwira ko igiye kubasukaho ikintu cyitwa imbaraga. Hari imbaraga Imana igiye gusuka kuri abo bantu, hari umwuka wera, hari impano, kuko nibo bagiye gukora umurimo ukomeye muri iki gihe cya none kugira ngo Yesu agaruke. Icyo kintu mukimenye, mukiteho. Abo nibo bagiye gukora umurimo, kuko Imana yiteguye gusuka umwuka wera, gusuka impano z'umwuka, yiteguye gusuka imbaraga kugira ngo bahamiye bwa nyuma, kuko nta gisigaye guhise agaruke. Turimo gupanga rero iyo gahunda, muri iyi minsi turaza kubabwira message yose Imana yatubwiye n'uburyo tugiye gushyiraho gahunda y'amasengesho y'iminsi 40. Tuzasoza Imana ikoze ikintu gikomeye. Iyo tuvuze amasengesho tuba tuvuze kwiyiriza ubusa iminsi 40, dufata akantu ko kunywa konyine ku bantu badafite ikibazo mu mubiri, hanyuma abafite ikibazo mu mubiri cyangwa uburwayi bashobora gufata ibyo kurya bikeya nimugoroba, bike atari uguhaga. Ariko turashaka gusenga kuko Imana igiye gutanga ububyutse, igiye gusuka umwuka wera, igiye gusuka imbaraga kuri abo bantu, hanyuma nibo bagiye kuvuga ubutumwa, bitume hari n'abandi benshi bari mu madini babona ko Imana ari abo bantu irimo, kuko mu madini ho hasigayemo ubusa nta kibereyemo. Kubw'iyo mpamvu rero reka dusenge Imana. Tuributsa wowe udukurikiye ko turi ku nyigisho z'igitabo cyitwa Kuri nayishwe. Iki gitabo kimaze gukundwa n'abantu benshi ku isi kandi kiri gufasha abantu benshi. Abantu bari gusoma ibitabo bitari byo gusomwa, abandi bagasoma ibitabo by'imyuka mibi. Murabizi ikiganiro duherutse gutanga cy'umuntu wasomye igitabo kirimo imyuka mibi n'ibyamubayeho, mwarabyumvise. Tumaze guhamagarwa n'abantu benshi bagiye basoma icyo gitabo, kandi iki gitabo kimaze gusomwa n'abantu benshi, ariko bose bagiye babona ingaruka nyinshi zitandukanye kuba gusoma icyo gitabo. Tubafite rero ibitabo by'iyobokamana rizima biri mu mwuka w'Imana, usoma ukarushaho gukura mu mwuka. Igitabo cyitwa Kuri nayishwe kimaze gukundwa n'abantu benshi ku isi, kandi baragitwara pe, haba mu Burayi, haba muri Amerika, haba muri Australia, haba muri Aziya, muri Afrika, aho ibihugu bitandukanye baragitwara. Mu Rwanda ho rwose mu ntara, narinzi ko abanyarwanda batajya basoma, ariko abanyarwanda iki gitabo baragitwara mu ntara, birirwa bagitwara. Rero turagushikariza nawe gutwara iki gitabo, kuko ni igitabo gikuyemo inyigisho zirebana na eschatology, inyigisho zirebana n'agakiza, gusobanukirwa urugendo urimo, aho ugana, inzira izakugezayo, iherezo ry'ibi bintu. Kuko hari imyizerere iri mu madini atandukanye, cyane nk'Abadventiste bafite uburyo bigisha ibya eschatology, abatemwe de Jehova bafite uburyo bigisha ibya eschatology. Bega ariko icyo dushaka kuvuga ni iki, nuko iki gitabo gikubiyemo inyigisho zigufasha kumenya iby'iminsi y'imperuka, mikuru antikristo, kuzamurwa kw'itorero, kugaruka kwa Yesu, iby'intambara hari Magedoni, iby'intambara Gogi na Magogi, ibyo kuzamurwa kw'itorero rikorwa mu isi rikazamurwa mu ijuru, mu gihe abatemwe de Jehova bavuga yuko nta uzava mu isi keretse 144 ngo byamaze gutoranywa mu mahanga yose muri Isiraheli yo mu mwuka. Ibyo nibyo bizaba bigaragiye intebe Yesu, nibyo bizabana na Yesu mu bwami bw'ijuru, ariko abandi bose ni hano mu isi. Deja birirwa bareba amazu yose ko isi igenda yubakwa, bati iri kugenda ihinduka paradizo. Iki gitabo gikuyemo inyigisho zose wifuza kumenya, iby'intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Benshi bakunze kubyitirira ngo ni intambara ya gatatu y'isi, abandi babyitirira ngo ni intambara ya Gogi na Magogi, hari n'abayita hari Magedoni. Ariko ibi byose twarabisobanuye muri iki gitabo Kuri nayishwe, ndetse n'itorero rigeze mu ijuru ko bizagenda, n'uburyo Imana izarema ijuru ishya n'isi ishya, itorero cyangwa se abera bazabamo. Rero turagusaba kugitwara uyu munsi. Ntabwo tugiye tuganira nanone ko twari tugeze, ngira ngo murabizi ko twahereye ku ngingo ya mbere ko kigizwe n'ingingo 12, hanyuma tuvuga iya mbere ya kabiri, twari tugeze ku ngingo ya 6 turi gusobanura iby'ingoma y'imyaka 1000. Twasaga nkaho tuyirangije, turashaka kwinjira ku ngingo ya 7, ariyo ngingo irebana n'iby'intambara ya Gogi na Magogi. Ubwo urumva rero ko tugiye gusobanura, ari naho turi gusobanura iby'Uburusiya, ibya Ukraine, by'intambara y'Uburusiya na Ukraine, by'intambara zigiye kuzura ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi byose turashaka kugira ngo tubisobanure abantu, ariko turabisobanura ku ngingo ya 7 y'intambara ya Gogi na Magogi. Rero turakurarikira kubana natwe, ariko ntabwo iki kiganiro byo tugiye gutadukora. Twashaka gutanga message yo kubwira abantu bamaze
kwikusanya hirya no hino mu bihugu bitandukanye, bamwe turaganira, bagiye babona ikibazo kiri mu madini bavamo, abandi barimo kubiteganya, hari n'abandi bagiye basohoka mu Kiliziya Gatolika bashaka kubatizwa, turari ngo tubabatize kuko turi muri misiyo ya Yesu. Hanyuma turashaka gushyiraho urubuga ruhuriraho abantu benshi mpuzamahanga bashaka kugira ngo dukomeze kubaka umubiri wa Kristo, twubakana kugeza ubwo twifuza ko minsi mikeya tugiye kujya tugira mu bihugu bitandukanye, nabo bakaza tukajya dukora ibiterane tuvuga ubutumwa bwiza, tukamenyana, tukaganira, tukubaka itorero rya Kristo. Rero twari turimo gutanga itangazo tuvuga ngo tugiye gushyiraho gahunda y'iminsi 40 kuko ariko Imana dutegetse muri uyu mwaka. Imana ashaka guhembura itorero rya Kristo kuri aba bantu bamaze kugenda bamenya ukuri, kuko Imana igiye gukora imirimo ikomeye. Turashaka rero kugira ngo buri wese abyitegure kandi yitegure ko tugiye gusenga, kandi ngira ngo murabizi ko tugira ibiganiro bine kuri AYALONI TV. Harimo ikiganiro cyitwa dusengane. Ikiganiro tumaze igihe tutagikora kubera umwanya wagiye tubana muke. Ni ikiganiro cyatangiranye na AYALONI TV kirebana no gusenga, aho dusobanura abantu gusenga n'iki, ese gusenga ko abantu benshi babihinduye igisabisho cyo gusaba Imana, ni iki dukwiye gusaba Imana, ese igisobanuro cyo gusenga ni ikihe, cyangwa se definition yo gusenga ni yihe. Kuko abantu hari uburyo bitiranye gusenga, akaba ari mpamvu mubona abantu bapfiriye mu madini bitewe nuko amadini yabigishije muri systeme yayo yo kugira ngo bakomeze babiyegereze. Ariko gusenga ni iki? Abantu bakwiye gusenga bate kugira ngo babashe kumvirwa n'Imana? Ese kuki dusenga benshi tukaba tudahabwa ibyo twasabye? Ese gusenga ni iki? Icyo ni ikiganiro cyitwa dusengane, aho dusobanura ibintu birebana no gusenga, noneho hakabaho no gufata ibihe byo gusenga, kuko itorero rya Kristo mu isi rigomba kuba risenga, ryiyiriza ubusa, tukambara imbaraga kugira ngo tuneshe umwanzi Satani. Ikindi ni ikiganiro cya kabiri cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya. Ikiganiro nacyo twatangiye tukikoraho ibiganiro, ariko dusa nkaho dusubitse kubwo umwanya wayo mutoya. Uyu mwaka tugiye gusubukura ibyo biganiro byose, aho dusesengura Bibiliya. Abantu benshi babaye confused kubirebana n'igitabo cyitwa Bibiliya. Ndi kibazo kuko abantu benshi bitwa ngo nabarokore, igitabo cyitwa Bibiliya ntibagikunda, ntibanagishaka. Rimwe na rimwe ugasanga barasoma ibindi bitabo ariko Bibiliya bakayirengagiza. Kandi Bibiliya niyo soko y'agakiza, niyo yonyine igaragaza iyi si uko isa, uko tugomba kwicamo, uko izarangira, ni Bibiliya. Gusoma ibindi bitabo ni abantu baragiye babyandika ubundi bakirefera mu mirongo imwe n'imwe muri Bibiliya. Birasaba rero ngo itorero rya Kristo twicare mu gitabo cyitwa Bibiliya. Dusesengura Bibiliya rero kuri bimwe abantu bagiye basoma ntibamenye ibyo ari byo, tukabasobanurira, tukabereka uko Bibiliya ibisobanura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Kuko Bibiliya ari ziranye gute tubona, Bibiliya ivuga ko zahumetswe n'Imana, ibivugwamo byahumetswe n'Imana, ariko inyuguti zanditswe n'abantu b'umubiri, ariko bari bashorewe n'umwuka wera, niko Petero yavuze. Bivuye ngo rero hari imvugo y'umwuka iri muri ziriya nyuguti. Iyo dusobanura icyo ziriya nyuguti zivuga, ko zivuga ibintu bifatika, biri fizike, bino biri physically abantu babona, ariko akaba hari icyo bita spiritual, imvugo y'umwuka. Hari icyo Imana ibiri kuvuga. Niyo mpamvu dusesengura Bibiliya kugira ngo twerekane iki gice abantu basoma, cyangwa se uyu mwigisha yigishije kuri radio n'ahandi, uko yabisobanura niko biri. Nuno tukajya kureba icyo Bibiliya bivuga neza kugira ngo abantu bave mu kinyoma. Icyo ni ikiganiro cya kabiri cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya. Ikiganiro cya gatatu ni ikiganiro cyitwa igihe cyanjye, gitambukamo inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu no kurangira kw'isi, ndetse n'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe na Daniel. Ibyo bitambuka mu kiganiro cyitwa igihe cyanjye. Akazi ikiganiro cya kane tumaze igihe dukoramo ibiganiro byinshi bitandukanye cyitwa menya nibi, aho dukusanya amakuru y'ibibera mu isi, mu bitangazamakuru, muri iyo miryango iyoboye isi, tukagenda tureba ibibera mu butegetsi buri hano mu isi, haba mu gisirikare, haba muri politike z'ibihugu. Ese tukareba niba ibyo bintu bihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, niba
batari gusohoza kugaruka kwa Yesu cyangwa se kurangira kw'isi. Nibyo biganiro bine bitambuka kuri AYALONI TV. Uyu munsi rero twebwe tugarutse mu kiganiro cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya. Iki kiganiro ni ikiganiro tugiye kuvugaho gatoya ku birebana na Yesu. Abantu benshi mu kiganiro duherutse gutanga turi kumwe na Imamu Ali Yusufu, twamaze kubona yuko abantu benshi hari ukuntu bafata Yesu utariko, bitewe na komantere bamwe bagiye bandika. Bigatuma rero abantu batabasha kumenya Yesu wari we. Yesu hari abamwita ko ari mwene Mariya, muhungu wa Mariya, kandi baba Kristo. Hari abagaragaza ko Yesu nkuko ari Yusufu yabivuze, ngo Yesu ko yaje mu mwuka akajya mu nda ya Mariya, ngo niko yasohotsemo n'ubundi, ngo Mariya ntiyamubyaye biciye mu nzira ya nyayo nk'uyu mubyeyi yabyara, uko umubyeyi abyara bigenda. Ese kuko ni ukuri? Dushaka kwerekana Bibiliya kibivugaho. Hari n'abandi bavuga ngo igituma Yesu atari umuntu ngo nuko nta cyaha yakoze, ngo ubwo bigaragaza ko atari umuntu. Kandi Bibiliya ivuga yuko umuntu wese wakana ko Yesu ataje yambaye umubiri akaba ari umuntu nyamuntu, ngabo ni Antikristo. Turaje tubyerekane kuko Yesu yagombaga kuba umuntu kugira ngo abashe kugaragaza ko umuntu ashobora kuba mu buzima bukiranukira Imana, nk'uko Adamu yagombaga kubikora yambaye umubiri w'umuntu kandi akaba mu buzima budakora icyaha. Yesu rero yagombaga kuba umuntu nyamuntu kugira ngo agaragarize umuntu ko bishoboka ko ushobora kuba wambaye umubiri w'umuntu kandi ukaba mu buzima budakora icyaha. Niyo mpamvu aricyo cyamuzanye. Turashaka kuza kwerekana niyihe mission, niyihe misiyo yazanye Yesu mu isi. Ese Yesu koko yari umuntu? Ese Yesu yari Imana? Ese Yesu yari yambaye umubiri? Abayisilamu bavuga yuko Yesu ajya kubambwa ku musaraba atari Yesu wa wundi wabambwe, ngo Yesu ngo Kristo yamuvuyemo. Yesu Kristo ko birivuga ko ari Yesu Kristo. Kristo bisobanura Mesiya uwasizwe. Mesiya bwo ni mu Giheburayo, hanyuma Kristo ni mu Kigiriki, mu Kinyarwanda bisobanura ngo uwasizwe. Hanyuma Yesu bigasobanura umukiza, kuko marayika Gabriel azanira ubutumwa Mariya yaramubwiye ngo dore uzasama inda y'umwuka, uzabyara umwana w'umuhungu, azitwa Yesu, kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Yesu rero bisobanura umukiza cyangwa se uzakiza abantu ibyaha byabo. Ubu ahantu ho hari ubuyobe bw'abantu benshi maze kuyoba iri zina bashaka kuripfobya, oya ngo ntabwo ari ryo rya nyaryo, n'izina ngo rya nyaryo ngo niryo mu Giheburayo. Harimo abo twumvishe ngo ni Yehoshua Hamashi. Icyo bita gutranslatinga ikintu ntabwo bisobanuye ko umwimerere wacyo wavuyemo, ni ugutranslatinga mu buryo bw'indimi kugira ngo abantu babashe kuvuga icyo kintu mu rurimi rwabo, ariko ntabwo bivuze ngo umwimerere wavuyemo w'icyo kintu. Izina Yesu mu Giheburayo ryitwa Yehoshua cyangwa se Yehoshua. Ntabwo rero byahindutse, ahubwo ni ururimi. Mu Kinyarwanda ni Yesu, mu Cyongereza ni Jesus, mu Gifaransa ni Jésus. Ko rero nta cyahindutse, ahubwo ni ukubera ururimi. Iri zina ryitwa Yesu turarizi, twararyizeye, tuzi aho ryadukuye. Jewe yo mbabwira ibi mbivuganye nitangaho ubuhamya kuko nzikira izina ryankoreye. Ibyo leta yarananiwe ku buzima bwanjye, yarakubise, yarafunze, iri zina umunsi narimenyaga ryahise riri mu bushobozi bwo kubireka, kandi leta yarabinaniwe. Leta yarankubise, leta yaramfunze, leta ntabwo itagize, ariko maze kwakira izina ryitwa Yesu nibwiwe gusa nkaryizera. Kuko Abaroma ibice 10:17 baravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Jewe rero numvise iri zina ndangije ndaryizera. Ibyo leta yananiwe ryabishoboje mu buryo bworoshye. Iri zina nabonye aho ndikoresha, umuntu urimo abadayimoni w'umusazi narikoresha gusa ndivuze, umusaza agakira abademoni bakamuvamo. Ibi ntabwo bivuga mu buryo bwo kwirata, turabizi. Nubwo dukora ibiganiro tugakomeza gutumira abantu, ariko tuzi uko twabanye na Yesu, kandi n'ubu turacyabana nawe. Twabonye ububasha bw'iri zina rero.
iri zina nabonye aho ngera ku muntu urwaye kanseri narivuga agakira kanseri. Ibintu narabyiboneye, ntabwo ari ibintu mvuga mu bandi. Iri zina ryitwa Yesu nabonye aho umuntu yuzuye abadayimoni ari nyina wabamuterereje ngo amwice. Abadayimoni tuvuze ngo mu izina rya Yesu, abadayimoni barataka bati reka twigendere ko nyina yaratwohereje kugira ngo tumwice aduhe inyama ze tuzirye. Ibi nabihagazeho kandi ari ngewe Imana iri gukoresha. Rero umuntu uza gupfobya izina ryitwa Yesu ngo ntabwo ari ryo rya nyaryo, hoye turarizi, twararibonye. Ryadukijije ibyaha, ryadukijije bimwe mu bintu byari byaratoneye kureka, ryakijije abantu tubireba barimo abadayimoni b'imyuka mibi, ari ryo tuvuze gusa. Rero ni izina rikomeye. Niyo mpamvu mu rwandiko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 11 ni Petero wabivuze na 12 yaravuze ngo Yesu niwe zina ryahinyuwe namwe abubatsi. Yabibwiraga abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi, havuga ngo Yesu niwe buye rizima ryahinyuwe namwe abubatsi, ariko ku Mana ryahindutse rikomeza ifuruka. Aravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukizwamo keretse izina rya Yesu. Rero izina rya Yesu, kuba yitwa Yesu ntibikuyeho ko mu gihe burayi n'ubudari rya zina niryo, ahubwo ni ururimi. Rero ubu buyobe bwadutse mu bantu benshi, kandi abantu benshi babiyobeyemo. Hari abantu bagiye bashinga amagurupe ngo ni Yehoshua Hamashi, hoya ngo abantu bose ngo bavuga izina rya Yesu ngo barayobye. Ubu koko itorero rya Kristo riri mu isi bose bavuga izina rya Yesu barayobye? Ubu ni wowe muzima ubonye uri mu murongo wa nyawe kweri? Ryaradukijije ibyaha, ryadukoresheje imirimo n'ibitangaza. Ubu koko waza uvuga ute ngo iryo zina ngo ntabwo ariko rikwiye kuvugwa? Yesu niwe Jesus, niwe Jezi, niwe Yehoshua, no mu zindi ndimi no mu kigiki nahe hose afite ni rya zina rigihari, ahubwo ni ururimi, nicyo bita gutranslatinga. Ariko ntabwo bikuyeho umwimerere w'iryo zina, nta nubwo biryambuye ububasha Imana yarihaye, kuko Bibiliya ivuga ko Imana yarihaye ububasha mw'Ijuru no mu isi n'ikuzimu. Umuntu wese urivuze, umuntu wese uryizeye, yaba urivuze mu buriganya rikora imirimo, yaba urivuze mu kuri rikora imirimo. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Abafilipi ati mupfa kuba murivuga gusa, yaba urivuga mu buriganya, mu bwesikoro no mu gushaka icyubahiro no mu kugira ngo arikureho amafaranga, arivuze gusa rikora imirimo mu bantu. Kuko hari ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 7 umurongo wa 21. Yesu yaravuze ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, so uzinjira mu bwami bwo mu ijuru mu kiretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Kuko benshi bazambaza kurya munsi bati mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, mwami ntitwavuga ngo tumwe mu izina ryawe, mwami ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, mwami ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Ngo nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Aba bantu mu by'ukuri uko bazamubwira niko byagenze koko, ariko icyo Yesu yashaka kwerekana nuko benshi barivuga mu buryo kugira ngo babonemo amafaranga, abandi bakarivuga kugira ngo bagiremo icyubahiro, abandi bakarivuga kugira ngo babashe kwemeza abantu. Abantu babivuga mu buryo butandukanye, hakaba n'abandi barivuga ko baryizeye kandi ryagize ububasha muri bo rikabahindura kuba abana b'Imana. Rero abo Yesu azirukana nabo mvuze mu cyiciro cya mbere, bararivugaga, ariko kuko ryo ubwaryo Imana yarihaye ubushobozi mu ijuru no mu isi n'ikuzimu, umuntu wese uyivuze rimugiraho impact, cyangwa se rigira impact ku bantu aryatuyeho, kuko ryo ubwaryo rifite ubushobozi, ryo ubwaryo rifite imbaraga, rifite ubutware. Abo rero nubwo barivuga ariko mu mutima ritarabahinduye, ntibizeye ko yapfuye akazuka, nta nubwo bizera ububasha bwe bubasha kubahindura abana b'Imana, gusa bararivuga kugira ngo baririshe. Kuko iyo mpamvu abademoni bashobora kuva mu bantu uko barivuze, abantu bashobora gukira indwara kuko barivuze ko ryo ubwaryo ririshoboye, ariko abarivuga muri bo ritabarimo. Niyo mpamvu Yesu azabirukana akavuga ati rero nimwumve imbere, sinigeze kubamenya mwa nkozi z'ibibi. Icyo twashaka kuvuga rero nuko iri zina ubwaryo ririshoboye, riribashije, kandi iri zina
turarizi twaribonye mu bubasha abashaka kuza guhinyura nk'abantu ngo bavuga Yesu ngo si Yesu wa nyawe ngo ari bo wa Yesu benshi. Yego turabazi rwose. Niyo dusomye Bibiliya tubonamo ba Yesu batatu. Hari Yesu Kristo ari we waje mu isi. Twabonye ko Yesu bisobanura umukiza, Kristo bigasobanura uwasizwe. Nta wundi mu isi witwa Yesu Kristo. Hakaba muri Bibiliya undi witwa Yesu Yusito. Hakaba undi nanone muri Bibiliya witwa Bari Yesu. Hari Bari Yesu, Yesu Yusito, hakaba na Yesu Kristo. Yesu Kristo rero niwe tuzi ko ari umucunguzi w'abari mu isi, niwe Mesiya, niwe wasizwe. Abandi ntibasizwe. Yasizwe nande se? Yasizwe na Data wa twese. Yaramusize, yitwa wasizwe. Nubwo abandi bitwa Yesu ariko ntabwo bitwa ko basizwe. Yesu Kristo rero niwe mucunguzi, niwe mukiza w'abari mu isi. Mu isi turababona benshi bitwa ba Yesu, bita ayo mazina ngo ni ba Yesu, ni ba Yesu. Hari nabo turi kubona bari kwaduka mu isi, kuko n'ubundi Kristo Yesu yari yabihanuye muri Matayo 24 umurongo wa 21 kugeza 24, aho yavuze ko mu misi imperuka hazaduka abantu bita Kristo bagakora ibimenyetso n'ibitangaza. Bazaza bita Yesu, bazabita ba Kristo. Turababona benshi. Hari uwemeretse gukurikirana we waje avuga yuko ari we wari warahanuwe kandi uje gukiza abari mu isi, akita ko ari we Yesu waje gukiza abari mu isi. Ibyo rero ntabwo bisobanuye ko ari we wanyawe. Yesu tuzi ni Yesu Kristo tusoma mu ijambo ry'Imana. N'abandi bashaka bitwa ayo mazina ariko ntawe uzigira aboneka mu isi witwa Mesiya, witwa Kristo. Ba Yesu bazaboneka bitwa ayo mazina, nawe umwana wawe nushaka uzamwite Yesu, ariko Yesu Kristo Mesiya wasizwe ni umwe gusa, ni uwera wavuye mu ijuru, yambara kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, apfura urupfu rwo ku musaraba. Uwo ni we wenyine mukiza w'abari mu isi. N'abandi bitwa ba Yesu birabareba, ariko tuzi Mesiya Yesu Kristo. Iyo twizeye icyo kintu biduhindukira ububasha, biradukiza. Rero turabwira abadukurikiye mwese ngo icyitonderwa, mureke kwiringira no gukurikira inyigisho zose zije ziyobya abari mu isi, kuko ubuyobe muri uyu mwaka Imana yatubwiye ko hagiye kuba ubuyobe bw'indengakamere. Ubutumwa ntabwo turabutanga neza ko turashaka kubutanga tutatuninjira muri gahunda yo gufata ibihe byo kwiriza ubusa ku bantu babana natwe kandi bizeye ubutumwa bwiza bushingiye mu ijambo ry'Imana. Ariko Imana yatubwiye ko uyu mwaka hagiye kubaho ubuyobe bwinshi, abantu bagiye kurushaho kwinjira mu mwijima w'ubuyobe bukomeye, haba kuri social media, haba mu madini ya gikristo, kuko ayatari gikristo yo birarenze, ariko hagiye kubaho ubuyobe bwinshi. Kandi ngira ngo mwatangiye kubibona ibintu biri gutambuka kuri social media. Murabona kuna abantu barimo kwihimbaza, bamwe baraza ati ningiye wahanuye ibintu bibabyo, abandi ati ngiyewe ningiye muhanuzi wa nyabo, abandi bari bajya gusengera abantu mu mazi bakirirwa bagafata amabuye bakayaroha mu mazi ngo birukanya abanzi babo, ngo barabatembesheje muri ayo mazi. Cyangwa muri kubibona kuri social media. Nta nubwo ibyo ari ibintu byo gutaha umwanya ngo turebe, ahubwo dukwiye kwiga ijambo ry'Imana tukamenya icyo Imana ishaka kwitorero ryayo mu isi. Rero hagiye kubaho ubuyobe bukomeye ku buryo abantu bagiye kuyoba. Kubera ihe mpamvu abantu banze igitabo cyitwa Bibiliya bakurikira ibindi, kandi Bibiliya nicyo gitabo cyubakiyeho itorero mu isi. N'aya madini yose ya gikristo mubona ari bano mu isi yose yashikiriza Bibiliya. Nibaze no kuno wowe uri muri iryo dini ukajya gusoma ibindi bitabo, ariko Bibiliya ugasanga urayirengagiza, kandi iryo dini urimo nabo bubakiye kuri Bibiliya nubwo bafite ubuyobe bwabo, ariko ni Bibiliya. Bibiliya rero nicyo gitabo abantu bayobeyemo mu isi, nicyo gitabo cyashinze amadini menshi ku isi. Bibiliya ni igitabo cyonyine gishobora kukubera umucyo. Mugaruke ku rufatiro rwitwa Bibiliya. Turaza gutanga ubutumwa neza ku murongo, tunabwira abantu uburyo tugiye gufata ibihe byo kwiriza ubusa, ku buryo tunashyiraho groupe hirya no hino ku isi duhuriraho tukiga ijambo ry'Imana, tugafata ibihe byo gusenga no kwiriza ubusa. Twaturi gusobanura rero akantu k'ubuyobe kaje karebana n'izina rya Yesu. Izina Yesu Kristo nta wundi mwese uzaryitwa. Turasaba kugira ngo abantu mwese muharanire kuryizera no kuryakira. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 murongo wa 11 na 12, haravuga ngo yari mu isi
cyangwa se reka mbere ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 4 haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose na kimwe kitaremwe nawe. Noneho umurongo wa 5 kavuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira umwijima, ariko umwijima ntabimenya. Noneho umurongo wa 11 na 12 aravuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. 12 akavuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye. Abamwemeye bose bakizera izina rye. Irihese izina ryitwa Yesu Kristo. Kuko Yesu hari amazina menshi yagiye yitwa na Marika Gabriel, cyane na Isaya yarabihanuye ngazitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro. Marayika Gabriel aza kubwira Mariya yaramubwiye ko azitwa Emmanuel, bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Ariko arongera avuga ngo uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Izina ryitwa Yesu rero ryo ryonyine Yesu yabwiye n'intumwa ze ngo bagende baryamamaze. Iri zina ryo ryonyine dukirizwamo. Bibiri bivuga ko ari ryo zina ryonyine abari mu isi bagomba gukirizwamo. Ni izina ryitwa Yesu Kristo. Yesu, aba bantu baryumve. Niyo mpamvu rero 12 Yohana igice cya mbere batubwiye ngo icyakora abamwemeye bose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bakizera izina rye. Hari ukumwemera nturyizere, ariko kugira ngo bigire ububasha, habeho impact mu buzima bwawe, haba kuvuka bwa kabiri kwa umwana w'Imana, haba mu kunesha icyaha cyose, haba mu kubaho mu buzima bunezeza Imana, kugira ngo ibyo byose bikubeho nuko ugomba kumwemera. Icya kabiri ukizera izina rye. Hari abamwemera rero ariko ntibezere izina rye, bakarihakana ati ntago ari ryo zina, ibiki n'ibiki. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Abo rero ngo hari ikintu cyababayeho. Icyababayeho ni iki? Ngo byatumye bahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo bitwa ahubwo barahindutse abana b'Imana. Niki cyatumye bahinduka abana b'Imana? Bibiliya iravuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Rero iri zina riduhindura, rituma tuvuka ubwa kabiri mu buryo bw'umwuka, tukagira ADN y'Imana. ADN y'Imana ni yacu biba ari kimwe kubwo kwemera Yesu, tukizera n'iryo zina Yesu. Imana bw'umugisha rero turimo kubwira abantu ngo mwitonde kuko ubuyobe buraje bwinshi cyane, bwinshi. Tunabwira abantu bari mu madini bashaka ukuri kwa nyako ngo nimutege amatwi mwumve ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri AYALONI TV, kuko iki ni igitangazamakuru Imana yemeye ko kibaho kugira ngo kigaragaze umucyo wa nyawo ku bantu bashaka kujya mu ijuru hanyuma bahinduke. Nta handi ni Bibiliya no kuganira kubiri kubera hano mu isi. Rero turabasaba kugira ngo mukomeze kubana natwe no kuba maso, kugira ngo izingisho z'ubuyobe zije ziteye, nubwo zari zihari none zije zo muri uyu mwaka zirarenze, kandi no gutoteza abakristo ba nyabo bamaze kumenya ubuyobe buri mu madini, ndetse no kwakira imbaraga z'Imana zigiye kuva mu ijuru tubashe kubimenya. Reka dusenge Imana kwari kugira ngo tubereke uburyo abantu barimo kuyoba mu buryo bukomeye, ari naho shaka kugaruka twerekana noneho rero Yesu icyamuzanye mu isi. Twatugusobanura izina rye, uburyo iri zina ryo rya nyaryo dukwiye gukomeza kuryizera tukanaryatura kugira ngo ridukize. Ariko turashaka kugira ngo twongere gukora ikindi kiganiro kirebana na misiyo yazanye Yesu mu isi. Iki cyamuzanye, Yesu yavutse ate,
ese Yesu yari yambaye umubiri kuko yari umuntu nyamuntu? Abantu babimenye mu busesenguzi, mu kiganiro cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya. Turakurakira kubana natwe. Imana bamugisha, reka dusenge. Mana, turagushimiye kutwemereye kumva amagambo nk'aya ngaya. Dusabye kugira ngo umuntu wese wumvishe ubutumwa bwiza arusheho gukura no kurushaho gusobanukirwa, kandi nawe abasha gufasha abandi. Uduhe kumenya imikoro ya Satani muri iki gihe n'uburyo dushobora kwitsinda, kandi nk'uko ijambo ryawe ritubwira ko umaze kuzuka weretse intumwa zawe, warangiza ngo ukazungura ubwenge ngo zisobanukirwe n'ibyanditswe. Niko dusabye kugira ngo umuntu wese ukurikiye ubutumwa bwiza kuri AYALONI TV wumvishe ikiganiro ariko umwungura ubwenge arusheho gusobanukirwa n'ibyanditswe, kugira ngo tubashe kuresista iki gihe, tugitambukemo neza tutiyanduje dusa nkawe. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, byamaje n'ize mu izina rya Yesu, amen. Imana igumishe cyane. Reka tubarakiye komeza kubana natwe no gukurikira iki kiganiro. Shalom shalom. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba